nacyo baravuga ngo niba ari umuyobozi w'inkotanyi ngo washyize bambe w'interahamwe ngo washyizweho n'inkotanyi, ibyo ngibyo umuntu ushobora kubyemera ntabwo wanamwita n'ikigoryi, wamwita ikimara. Mu Kinyarwanda hari urwego rw'umuntu arwara mu mutwe bakageraho bakamwita ikimara. Abantu b'ibimara nibo bashobora kuvuga ibyo, ariko abangaba ntibabiterwa n'ubumara. Amahoro ku giti cy'umuntu. Abanyarwandakazi kandi inshuti za Bonheur TV, twongeye kubasuhuza ndetse n'inshuti za Ipfundo TV. Uyu munsi rero turi ku Ipfundo TV na Bonheur TV, tuje kubasuhuza ariko tugira ngo tugire ikiganiro. Icyo kiganiro ni ikiganiro kidasanzwe kuko ni ikiganiro kirebana n'ibyo twavuze ubushize twagiye dukora ibiganiro. Nkaba rero hari ikintu numvise ndavuga nti reka ngisangize abavandimwe n'abakunzi ba Bonheur TV. Ubwo rero abanyarwanda birumvikana ko tugomba kuganira, ariko tuvuga tuti Nyagasani Imana Uwiteka, Imana igira neza, twishize imbere yawe kugira ngo udufashe muri byose. Koko umuhanzi aravuga ati amahoro ku giti cy'umuntu, kandi utabangamiye mugenzi wawe, cyane cyane ukabikora ntumubangamire kuko nawe abatifuza ko kubangamira. Nibyo rero umuhanzi yarabivuze, nibyo tugomba gukora rwose. Buri muntu agakora ibintu, ariko agakora ibimureba, agakora ibyo ashaka, ariko ntabangamira mugenzi we. Ikibazo rero tugenda tugira nuko hari bamwe ubona bagenda babangamira abandi. Reka mu kanya twiyumvire ikiganiro nk'iki ngiki, maze twumve turusheho kugisangira, namwe mwiyumvire. Aha rero
bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagenywe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo amahoro ng'umuyobozi ayobore ng'umubwiriza abwirize gukiranura ashobore gukiza bityo rero nta mubyigano aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagenywe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nawo banyarwanda banyarwandakazi kandi inshuti zacu twongeye kubasuhuza ni umuvandimwe wanyu Boneri muvugana ubu ngubu ngiye kubaganiriza muri aka kanya ariko ndagira ngo mbaze nsuhuze abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'inshuti z'u Rwanda ndagira ngo nsuhuze abarundi bakomeje gukurikira ibiganiro byacu turabashimira cyane kandi turabakunda mwebwe inshuti zanjye bamwe twabanye aho muza aho twagiye duhurira henshi cyane mu bice bitandukanye ndabakunda cyane kandi ndabasuhuje barundi kazi bashinga ntahe namwe bapfasoni ndabasuhuje cyane mukomere ndasuhuza kandi abakongomani babumva ururimi rw'ikinyarwanda abanyarwanda aho muri hose turabakunda cyane kandi tubifuriza amahoro ya Nyagasani Uwiteka Imana Nyiringabo akomeze abane namwe abane na buri wese abahe guhirwa aho mu byo mukora abahe kubyara no guheka kuko tuzi ko hari benshi bafite intimba ku mitima y'ibibazo bahura nabyo tuzi kandi neza yuko hari abanyarwanda benshi bari mu mazu y'amabohero bafunzwe hari abafunzwe bazira ibyaha bakoze ibyo birumvikana ariko hari n'abafunzwe bazira ubusa ntabwo twabura kuzirikana izi mpirimbanyi zose ziharanira uburenganzira bwa muntu bagerageza kuvugira abanyarwanda ariko ugasanga umutekano wabo urageraniwe ndabasuhuje mwese banyamakuru ari abari mu Rwanda ari abaziragatse bakaba bari mu magereza ndabasuhuje cyane namwe abakomeje guharanira ko igihugu cy'u Rwanda cyagendera ku mahoro cyagendera ku burenganzira bwa muntu bakabwubahiriza ibyo ari byo byose baravuze ngo nta ijoro ridaca kandi ngo ntakaba ntigashire ibyo rero turizera yuko hari igihe kizagera amahoro akagaruka ariko iyo dusenga kandi dusaba Imana dusabira n'abayobozi b'u Rwanda kugira ngo Imana ibahindure kuko hari n'abagize imitima yinangiye Uwiteka yarabahinduye nta kidashoboka rero nta kidashoboka ntabwo icy'ingenzi ari ugukomeza guhangana nk'abanyarwanda nk'abavandimwe ntekereza ko iki turaje inshinge kitagombye kuba icyo ngicyo ahubwo tugashyira amaboko hamwe kugira ngo twubake u Rwanda rw'abanyarwanda buri wese yisangamo u Rwanda rw'abanyarwanda u Rwanda rumeze nk'ingobyi yaduhetse ku buryo ari abatubanjirije ari n'abazadukurikira bose bazumva ko igihugu cy'u Rwanda ari icyabo kizira guheza bamwe maze kikagirwa ingaruzwamuheto n'abandi turabasuhuje rero uyu munsi tuje ku Ipfundo TV kuganira namwe ndetse no kuri Boneri TV tukaba turi kumwe muri iki kiganiro impamvu rero nuko hari ikiganiro nifuza kuganira namwe cyangwa se nifuza gusangira namwe nkaba ngira ngo abanyarwandakazi abadukurikiye mwese mudufashe kugira ngo dusangire kino kiganiro kandi turusheho kugirirana akamaro mu byo dukora
mu minsi ishize rero hari ikiganiro nakurikiye ariko ndavuga ni ntabwo umuntu yapfa kurebera gutyo gusa, reka turebe mu by'ukuri nk'icyo kiganiro haravugwa iki, bimeze bite, hanyuma ayo mahoro dushakira abanyarwanda twumve koko ayo mahoro agamije iki, ayo mahoro ameze ati. Karibu cyane abongeye kwitaba Igicaniro TV. Twizere neza ko aho muherereye buri muntu amerewe neza. Iki rero ni ikiganiro cya kabiri. Ni icya kabiri ngiye gukorana n'umushakashatsi, umwanditsi, n'umushakashatsi kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, akaba kandi umushakashatsi mu gupfobya n'ihakana bya jenoside. Uwo nta wundi ni Tom Ndahiro. Tom Ndahiro, turongeye tuguhaye ikaze ku Gicaniro TV. Umushakashatsi mu ihakana n'ipfobya rya jenoside, ntabwo mbyumvise neza. Nibyo uvuze wa munyamakuru ku Gicaniro? Nibyo uvuze? Nibyo uvuze? Turongeye tuguhaye ikaze ku Gicaniro TV. Murakoze cyane Jide. Ikiganiro cyacu turi kumwe. Yego, nongere ngushimire cyane kuko abantu bakunze ikiganiro waduhaye, ikiganiro cya mbere, noneho bagira bati muzamutwingingire yongere agaruke, yongere aduhe ikindi kiganiro. Bigeze naho kumwinginga kugira ngo ikiganiro kuri ikiganiro cya kabiri. Yego. Abatararebye rero ikiganiro cya mbere, nyabuna musubire inyuma gato murebe ikiganiro cyabanjirije iki ngiki kugira ngo mubashe gukurikira. Ikindi kandi mbibutse ko ku Gicaniro kugira ngo ujye ugeraho amakuru yacu kare, akugereho ku gihe, ukore subscribe, ikindi kandi ukore like, ukore share, hanyuma ujye ubona ibiganiro byacu nta nkomyi. Uyu munsi rero turagira ngo dusubire inyuma gato turebe. Hasigaye gusa amezi 2 kugira ngo abanyarwanda twibuke jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mu 1994. Biratangaje rero ko amaradiyo hirya no hino, za YouTube hirya no hino zatangiye kugira ngo zikomeze zigaragaza ipfobya, zigoreka amateka, zinahakana nyuma ya Jean Paul Ntagara. Jean Paul Ntagara ndagira ngo noneho ubwo ndahera no kuri ba Sylvia Mukankiko. Mukankiko rwose ni igitangaza aho umutegarugori nkawe atinyuka akavuga abandi bategarugori bagenzi be, avuga uburyo ngo bafashe igihugu cy'u Rwanda, uburyo bivuga ukuntu ngo bagifashe. Ni ibintu bitangaje, nta muntu wabishyira mu matwi ye ngo abyumve kuko ni ibintu akoresha twakwita ko ari imvugo nyandagazi. None niba utabishyira mu matwi se ngo byumve, buriya wabyumvishije ute? Wabyumvishije niki? Ba munyamakuru rwose reka tukumve da, ntawamenya buriya ufite ubundi buryo wumvamo. Abandi tuza kugarukaho ni abakoze ikiganiro ku Mutware. Abakoze ikiganiro ku Mutware icyo gihe cyari kiyobowe n'umwamikazi Diane, yatumiye Rwamucyo Eugene na Guillaume Murere, maze bavuga ko baranemeza, bavuga ko rwose witwa Kajuga Robert baye perezida w'Interahamwe ko rwose ngo nta shiti uwo muntu yashyizweho na FPR. Banyarwandakazi rero, ibiganiro ni byiza, nibyo Rwamucyo Eugene na Murere bakoze ibiganiro ku Mutware, ndetse hari n'ibyo bakoze kuri Bonheur TV, source de monnaie de la génération.
niyo mpamvu rero mu rwego rwo gushaka umunezero kuri buri munyarwanda ngarutse kuri iki kiganiro, kuko nanjye ibyo uvuga twarabiganiriye, kugira ngo numve neza icyo ushatse kuvuga. Uti rero byagenze bite? Abatazi Kajuga Robert, ise n'ubundi yitwaga Kajuga Eustache, nyina ni Marie Anne, akaba ari umupasiteri, yari umupasiteri Kajuga Eustache, umwangirikani. Ikindi kintu kizwi ni uko Kajuga yaje gukurira mu muryango w'abantu bari bifite bakuru be, barimo Husi, barimo Murengezi, barimo Wycliffe, barimo n'abandi. Hanyuma nyine yaje kuba perezida w'Interahamwe. Muti rero byagenze bite kugira ngo abe perezida w'Interahamwe? Abo bantu ese ibyo bavuga nibyo? Kagira inkuru. Uwitwa Rwamucyo werekana ko ibyo bintu ngo abizi cyane. Wongereho ko ari dogiteri. Aranemeza ko inama ngo yamushyizeho yabereye kwa Rubangura. Inama ya mbere yabereye kwa Rubangura. Rwamucyo niba unyuma ndagira ngo nkumvishe ko kuko muri ku mutware muvuga muti niba dutekinika, niba tubeshye nimutunyomoza, nge nje kubanyomoza. Ibyo muvuga ntabwo ari byo. Nk'iyo nama nicyo cya mbere kigaragaza ko n'ibyo muvuga muba mubeshya. Uretse gato. Mbere yuko ukomeza rero, ngewe rwose nanjye ndifuza ko ukuri kujya hagaragara. Uko ushaka kubanyomoza ni byiza, ariko ndifuza ko wa munyamakuru ugerageza ukaza nkaguhuzana Rwamucyo ntumunyomoze wicaye aho nawe ngo akunyomoze yicaye ahandi. Ahasigaye mujye mu biganiro ibyo bintu mubibwira abanyarwanda. Hanyuma rero uti byagenze bite? Wewe uzi ukuntu Interahamwe zaje zakorewe he? Byagenze bite? Zaremwe nande? Ngaho bitubwire, ubwo urabizi kumurusha. Inama ya mbere y'Interahamwe yabereye kwa Rubangura. Iya mbere yabereye kuri Rasiera. Niko babivuze. Abantu bose barabizi, bari mu mujyi wa Kigali. Iya mbere n'iya kabiri byabereye kuri Rasiera. Umujyi wa Kigali yari iyobowe na Esperance n'umugore w'umutwe. Abantu bose baramuzi. Umugore w'umutwe yakoraga muri Emerenide. Yari yungirije Habimana Bonaventure. Icyo gihe inama ya yashyizeho Robert Simba niwe wabaye burya perezida wa mbere w'Interahamwe. Niba mutari mubizi mubimenye. Iya kabiri irongera ishyiraho Robert Simba. Icyo gihe yari avuye kwiga mu Bufaransa, arangije kwiga iby'itumanaho, arangije kwiga journalist. Noneho haje kuza rero inama ya gatatu n'ibindi. Ibyo rero ni ikintu kimwe kigira ngo tubereke ko n'ibyo muvuga zabereye he, aho mujya gushakisha ngo ihuriro iri n'iri ngo kugira ngo mukunde mugaragaze ko Robert Kajuga yaba yarashyizweho na FPR, yaba yarashyizweho na FPR atese bahuriye hehe. Muri ibyo rero mukomeza mufindafinda, mwanavuze muti babaye babarafinda mwemeza ko muri mu rugamba. Sinzi niba urwo rugamba rwanyu ruhinanire hehe. Bwana Tom, n'amezi abiri kuko asigaye, mwaba mwibaza, mwaba mutekereza muti ni iki kintu kiri gutuma aba bantu bakabije mu buryo bwabyo, ariko si ugukabya barabihora? Ni impamvu ki bongeye gukora ku mitima y'Abanyarwanda, bongera bashaka kugoreka amateka, bongera bashaka kugira ngo bababaza abantu, bongera bashaka kugira ngo urubyiruko ruyobe baruroga batyo? Mubitekerezaho iki Bwana Tom? Ariko se mbere y'uko Tom kuvuga uko Interahamwe zavutse naho zavukiye, ibyo bibabaza Abanyarwanda mu buhe buryo? Ndagutumiye rwose, ndagutumiye munyamakuru kugira ngo uzaze bidusobanurire, nguhuze n'uwo Rwamucyo, maze muganire turebe ukuri aho guherereye.
nta muntu w'umunyamakuru rwose wagombye kugira ngo ibintu abirenzaho amazi y'uruho hanyuma ngo avuge ati ni gutya bimeze. Oya, reka dukore nk'abaprofesiyoneri, dukore nk'abanyarwanda mbese b'abagabo. Abagabo bavuga ukuri kandi umuntu akaguhagararaho. Niba ufite ayo makuru rwose abanyarwanda barayakeneye. Turagutegereje rero muvandimwe kugira ngo rwose uzahure n'uwo Rwamucyo, hanyuma ibyo bintu mubibwire abanyarwanda tubimenye. Ngaho Tom rero ati iki? Murakoze kumbaza icyo kibazo. Harimo ibintu byinshi ariko birahuriza ku kintu kimwe ndi bugarukeho. Twavuze mu kiganiro gishize uburwayi bw'isoni n'ipfunwe riba mu bantu, bikabavugisha amangambure, bikabavugisha nyakurekwa, bikabavugisha n'ibintu bidakwiye kuvugwa n'umuntu ufite ubwenge witwa Rwamucyo Eugene. Rwamucyo Eugene ni umuntu uzwi cyane, umupawa wo mu rwego rwo hejuru. Nawe arabizi uko bimeze. Ariko yayoboraga yari kuri kaminuza y'u Rwanda icyo gihe, ariko akaba yari anafite n'inshingano muri politiki ya pawa, ayobora ishami rya kaminuza ry'icyari cyariswe Cercle des Républicains Progressistes. Hari ni nawe watangaga ijambo umunsi perezida w'abicanyi wabo batabazi bitiranwa n'uwo mugore utukana ajya gusura kaminuza, barimo bikirigita kwa kundi bavuga ngo ingamba zishobora gutuma batsinda inkotanyi. Icyo gihe Rwamucyo Eugene arimo afashe ijambo. Rwamucyo, iyo Cercle des Républicains, ngira icyo mbwira abanyarwanda nabivuzeho. Cercle des Républicains ni ikintu cyashyizweho n'abantu bo muri MRND bavuga ngo reka dukeneye kuzashyiraho ishyaka cyangwa ihuriro rizajya rivuga ibyo ishyaka ryabo MRND ridashobora kuvuga. Niko CDR yavutse. Mbese niko CDR yavutse. Izo nama za mbere za Cercle des Républicains zaberaga muri village Urugwiro mu mpera za 1991 mu kwezi kwa mbere. Nyuma mu kwezi muri uko kwezi kwa kabiri nibwo CDR ivutse. Ibyo rero ni amateka twavuga. Ndashaka kuzagira ikintu mbwira igicaniro, kuzabwira abantu ku gicaniro ni bande bashinze iyo Cercle des Républicains. Iyo Rwamucyo arimo, abenshi n'abicanyi bazwi. Uwari perezida wayo ni umunyarwengeri mugenzi we witwa Nderehe Karoli Ntahontuye, niwe wari perezida wabo. Visi perezida wayo ari Nahimana Ferdinand, wakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Kiroha Arusha. Hazamo ni benshi, n'umuntu uherutse gupfa witwa Bakozakundi Michel, na Nshimyimana Alexis wakoreshaga ikiganiro cyitwa ngo Ejo Nzamerante. Abo n'aba extremiste noneho barareka hajyaho CDR. CDR ivuka ije gushira isoni aho MRND idashobora kuvuga. Ni nako bagiye bashinga n'utundi dushyaka twavugaga mu izina rya MRND, ndetse bashyiraho n'ihuriro ryabo ryarwanyaga ihuriro ryari ryarashyizweho n'amashyaka ya MDR, PL, PSD na PDC. Urumva ayo mashyaka atatu
n'irya kane gakeya kubera ko na PDC nayo yaracumbagiraga yacitse akaguru se yari yaragitse force ngira ngo ni force démocratique de changement, force démocratique FDC, force démocratique de changement. Noneho bo bashyiraho ngo ni ihuriro ry'abarepublicain, harimo MRND, harimo CDR, harimo PECO, harimo Parerwa, harimo Ramarwanda, harimo PADER, ngira ngo na PD. Ayo noneho barwa mucyo ni nabo batunganyaga n'inzandiko zizavugwa. Urumva hari abantu b'abanyabwenge bari inyuma y'abavuga bakagaragara. Inyandiko nyinshi zasohokaga z'igifaransa muri Kangura ntabwo zandikwaga nanjye nta gifaransa yarazi. Urumva amategeko 10 y'abahutu asohoka yasohotse mu gifaransa, bivuze ko Tangeze Hassan wayanditse, ndetse n'inyandiko yose, kuko inyandiko yose yasohotsemo ayo mategeko yari igice cya 5 cyo nyandiko yiswe appel à la conscience de Bahutu. Abo ba intellectuals nibo bari inyuma yo gutwika igihugu, bivuze ngo nibo bari bafite essence, abandi bafite ibibiriti. Bakwizaga essence ikeneye mu gihe kigere ikibiriti niba cyatsa, ni nabo bari banafite n'ikibiriti bakatsa. Mbese abo bantu ntabwo bana kugira ngo uzanabone kuri bariyeri, ntabwo aribo bagiye kuri bariyeri. Abagiye kuri bariyeri n'abaturage basanzwe. Uyu munsi icyo barimo bishe abantu icyo gihe, barimo barashaka kwica uyu munsi, ariko noneho bakica ubwenge bw'abavutse nyuma, bababwira ibitari byo, ariko bihishira amahano bakoze. Kuko icyo barwana nacyo bamwe baracyafite imyaka 20 wenda na 30 barambye, kubera ko ibihugu by'Uburayi kubera irondabwoko ntabwo bitaye no kuri jenoside yakorewe Abatutsi, nk'uko jenoside yatangijwe n'Ababiligi muri 1959. Urumva uyu munsi Ububirigi yakomeje kuba bita nerve center y'aba-ideologue ba jenoside yakorewe Abatutsi, nk'uko bakomeje gushyigikirwa n'abapadiri bari mu Gitenisi, bari mu Serge de Sauter, bari muri ya Mufaransa witwa Gabriel Mendro, wari agent ikinyamakuru cyitwa Isibo kigeze kwandika ngo n'umusederi w'umuzungu. Urumva ikinyamakuru kirahari. Ibyo rero ntabwo nongere mbivuge ko nta kintu gikwiye kudutangaza. Izo nama ziyoborwa n'umuntu witwa wavuze ngo Esperantia, ubundi yitwa Esperantia Karwera. Yego. Akaba umugore wa Mutwe Baritazari. Nibyo. Mutwe Baritazari yari muri komite y'abantu batangije CDR. Ubuyobozi bwa mbere bwa CDR bwarimo Baritazari Mutwe, bari batuye hariya mu Biryogo, ahantu hitwa ku muhanda w'Umuhoro. Nibyo, Rue de la Serpette, nibyo rwose. Rue de la Serpette. Reka ngaruke kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo Kajuga ngo yashyizweho ngo na FPR, ngo kubera ko bakanabihuza ngo kubera ngo perezida ngo cyangwa ndengo bari baziranye. Icyo rero barwana nacyo, baravuga ngo niba ari umuyobozi w'inkotanyi ngo w'interahamwe ngo yashyizweho n'inkotanyi, ibyo ngibyo umuntu ushobora kubyemera ntabwo wanamwita n'ikigoryi, wamwita ikimara.
mu kinyarwanda hari umuntu, hari urwego rw'umuntu arwara mu mutwe bakageraho bakamwita ikimara. Abantu b'ibimara nibo bashobora kuvuga ibyo, ariko abangaba ntibabiterwa n'ubumara, biterwa n'ubugome, ahubwo batekereza ko abo babibwira ari ibimara, baza kubyemera batyo bakabibwira. kumira bunguri ikintu gipfuye. Niba interahamwe buriya ni ijambo barishakiye nk'akabyiniriro, kimwe n'uko bashatse izina ryitwa impuzamugambi. Impuzamugambi harimo ijambo risoza, navuga ngo ni nka prefix, ni umugambi. Uwo mugambi wari uwuhe? Mu kiganiro gishize umugambi narakubwiye ko umugambi wari uwa jenoside. Nakomeje ikibazo kigezweho nicyo cyo kuvuga ngo FPR niyo yatoje interahamwe, niyo yagize icyo bibagiza, kandi ndanagisubiramo, interahamwe yari jeunesse ya MRND ndetse yahabwaga amafaranga. Urumva mu rwego rwo kwivura ipfunwe aho bigeze. Umunyamakuru, hari ikintu wavanyemo hagati aho ngaho, yahabwaga amafaranga nande? Aho ngaho uratubeshye, ariko ubutaha uzaduha information yuzuye. Uratuma Toma ativugira ibyo yavuze byose ukabigoreka uko wishakiye, ariko kandi mu burenganzira bwawe. Ni ukuvuga ngo noneho ikimashini cy'ubwicanyi cyari cyarateguwe cyo kumara abatutsi ntabwo aribo bagiteguye, ahubwo cyateguwe n'inkotanyi. Bivuze iki rero? Bivuge ko na Habyarimana Juvenal yari inkotanyi. Bivuge ko na Ngirumpatse Matayo yari inkotanyi. Bivuge ko n'abasirikare batozaga interahamwe bari inkotanyi. Icyo gisobanuro, uretse bwa bumara, ni ukuvuga ngo niba umuntu atari ikimara, bivuze noneho ko icyo bavuga, interahamwe zizwi ko zari za MRND, nibo bayihaye ingengo y'imari yari iyabo, bayishyiragaho, nibo babambikaga, nibo babatozaga, nibo bari bazi n'ukuntu babamanura mu makomine. Icyo wenda icyo batibuka, ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 1992, Habyarimana ari muri mitingi ya MRND mu Ruhengeri. Si we wivugiye ati igihe nikigera nzakora ku nterahamwe zanjye tumanuke? Nibyo. Ababivuga niba atari bimara, ni ukuvuga ngo ntabwo bakibuka n'ibyabaye mu Rwanda. Ngirumpatse Matayo ajya kuri stade akavuga interahamwe ze, ninde bandi bavugaga? Anastase Gasana muri 1992. Hari inyandiko ndetse iri no mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakorewe Arusha ruvuga komite yose y'interahamwe n'uko yagiyeho. Nanibutse ko mu kiganiro gishize nabwiye ko umuntu wari umubitsi cyangwa w'interahamwe ku rwego rw'igihugu, Dieudonné Niyitegeka, yarabivuze neza. Abashyizeho 1992, Habyarimana ari muri mitingi ya MRND mu Ruhengeri. Si we wivugiye ati igihe nikigera nzakora ku nterahamwe zanjye tumanuke? Nibyo. Ababivuga niba atari bimara,
ni ukuvuga ngo ntabwo bakibuka n'ibyabaye mu Rwanda. Ngirumpatse Matayo ajya kuri stade akavuga interahamwe ze, ninde bandi bavugaga Anastase Gasana muri 1992. hari inyandiko ndetse iri no mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakorewe Arusha ruvuga komite yose y'interahamwe nuko yagiyeho. Nanibutse ko mu kiganiro gishize nabwiye ko umuntu wari umubitsi cyangwa trésorier w'interahamwe ku rwego rw'igihugu Dieudonné Niyitegeka yarabivuze neza, abashyizeho iyo nama. Uzabishaka azaje mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha muri data zabo ashaka ubuhamya bwa witness X mu kwezi kwa mu mwaka w'2002. ubwo buhamya yarabutanze. Banahimana Uwiringiyimana Juvenali uyu wayoboraga Osirite ari mu bantu bashyizeho uwo mutwe. Yewe si ubwo turimo turavuga abo hejuru, ariko noneho niba abatozaga izo nterahamwe ndetse Habyarimana akavuga nzakora ku nterahamwe zanjye nize, ubwo se bashaka kuvuga ngo Habyarimana bivuze kubera ko yapfuye ijambo rye ryavuyeho, kubera ko Kajuga Robert yapfuye ijambo rye ryavuyeho. Ese Kajuga Robert ari yashyizwe na RPF hanyuma akaba aricyo gituma se bishe mukuru we n'abana be na se, kandi bakabica ku itariki ya 7 mu kwezi kwa 4. Habyarimana yarapfuye, bazindukira kwa Husi bamwica n'umugore we n'abana, harokoka ngira umwana umwe na se n'uwo mwana ngira ngo umwe waje kumusanga muri plafo ko baraganiraga n'umuhungu wa Shingiro Mbonye Umutwa witwa Gustave. Ibyo urupfu rw'abantu araruzi, ndetse bajyana nawe kuri hoteli Diplomate kubera ko ariho babahungishirije ngira ngo ni ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4. Ibyo ni ibintu bizwa. Iyo rero kugira ngo bazafata, bazi ko abanyarwanda babaye ibigoryi n'ibimara nkabo, kandi bose ibimara bo ni plan yo kuvuga ngo bisha abantu n'imihoro, none barica ubwonko bwabo babashyiramo amateka, ibinyoma babyita amateka. Ariko nongere usubiremo, nta kintu mu bintu bisigaye bishimisha ni ukumva ibintu bavuga, kuko birimo biratwereka baribo. Nibakomeze bavuge, bazajya bavuga ibintu amateka azabyandika akavuga ati nimushaka kureba interahamwe zikiriho muzajye mwumva ibiganiro bivuga ku mutware. Harya niwe urimo Freeman ibikorwa niwe niwe kimara gikomeye niwe nyiri umutware nyine, niwe mu agashyiraho badiya. bazi ko ibyo bintu urajya gushaka Innocent Sagahutu ngo atange ubuhamya yatanguye, none bazavuga ngo FARA na definition ya enemy yakozwe na RPF. Urumva za nterahamwe abazitozaga kwizirika ku modoka ni RPF. Urumva naho ngaho hantu ibintu bigeze, bivuge ngo ni abantu bafite ubugome muri bo, niba atari ugusara, ariko ubwo bugome bumaze kubageza ahantu yaho babona ko abanyarwanda babyiruka uyu munsi ari ibigoryi n'ibimara. Niweho bivuze, ariko nta connection, ntago bazi ko wibuka aho inama zabereye, ntibazi ko hari documents zanditswe. Urumva
ntabwo bazi ko hari establishment izwi y'interahamwe n'abaziyobораga ku rwego rw'amakomine, ntibazi ko ikintu cyitwa defense civile cyari cyarateguwe na Habyarimana na politike yayo yari yarateguwe muri 1991. Yatangiye gutegurwa ndetse n'abafaransa icyo kintu cya defense civile bari bakizi. Izina ryo bise ni interahamwe gusa, naho ibindi bisigaye baragiye bafata abantu bari mu byiciro bitandukanye, abanyamafaranga, abanyapolitike, birebye establishment yose y'interahamwe niyo. Ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu ategura jenoside ngo hanyuma asabe umukandida RPF, keretse niba bavuga ko u Rwanda rutategekwaga nabo, rwategekwaga n'inkotanyi. Ariko ni na byiza kwibaza ngo ariko ibi bintu byose biterwa n'iki? Niya ideology ya jenoside igaruka ngo abatutsi kwicwa kwabo nibo biyishe. Naho ngaho ikijyanye no guhakana no gupfobya jenoside ni rwo rwego kigezemo. Ariko niwo bivuze Tom Ndahiro rwose. Ariko noneho bakabikora ku buryo buravuga ngo biratangaje, bakabikora ku buryo bw'ubugoryi bukabije. Ni ibimara. Urabeshya ukageraho wibagirwa ko Habyarimana yari yavuze ngo interahamwe azazikoraho zimanuke. Oya n'ijambo rya Matayo avuga ko rwose imbunda zizatangwa, ko n'uburyo bizagenda naho zizagenda zigira n'umubare. Ibi byose byarabayeho. Izo discours zagiye zivugwa imbwirwaruhame ku mugaragaro kuri za stade. Ni imbwirwaruhame zifite amashusho, zifite n'inyandiko. Urumva? Bashyizeho n'ikinyamakuru cyaba interahamwe kiyoborwa n'uwitwa Hahozayezu Tasiyani. Bashyiraho n'ibindi binyamakuru bakoranaga. Uyu munsi hanyuma se nko mu gitabo cyaretswe na Derere cyangwa cy'umunyabinyoma witwa Rusesabagina avuga interahamwe se, avuga ko kuki niba yarashakaga kujya mu nterahamwe yajyayo akareka guhungira mu nkotanyi, ko zari zizwi ko zirwanya ubwicanyi. Erega amazina y'abantu barazwi. Ubuse bazavuga ngo interahamwe se tibaye hano i Kigali ngo nawe yari recruited na RPF. Misinterpretation iyo bagenda bagaha ibiganiro, icyo kintu cyo kuvuga ngo baravuze ngo inkotanyi ngo zakoraga politiki n'ibyo. Izo series z'abantu yari ifite members, hari n'abantu bahaga amakuru inkotanyi ku buryo buzwi, akabwira uko bimeze. Abo bari he? Abo bari muri analize za politiki y'ubwicanyi bwakorwaga na Twagiramungu Faustin arabizi. Niba ari amakuru yarayatangaga. Urumva? Abo ariko nawe niyo mpamvu bamuhize. Ariko ntabwo yatangaga nka member RPF, yari yatangaga nk'umuntu umunyarwanda icyo gihe nawe atarabinteraho mu mutwe. Ngo kuko yari azi ko mu rwego rwo kwitabara. Urumva? Mu rwego rwo kwitabara. Iyo ukora kuvuga ngo wakoraga politiki, bavuga ngo twakoraga politiki, bakumva ngo ijambo gukora kubera ko mu mitwe yabo bivuga kwica, bagafata ijambo rya Tito Rutaremara bakarihindura ibyo ngibyo. Ariko ntabwo wahindura umutwe urimo kwica byitwa gukora ngo bizave mu muntu. Nawe iyo wimitse ingengabitekerezo ya jenoside ujya mu mva rugeretse. Umuntu nka Dr Eugene Rwamucyo cyangwa Eugene Shimamungu, nta bantu ntushobora kubahindura ibitekerezo byabo. Ngo uzahindura Musabyimana Gaspard umuhindura ute? Yahinduka ate? Kuko ubu ikintu cyo ipfunwe ry'icyaha bakoze rirabagendaho nk'inkovu, riragendaho nk'iki mbese ni ubumuga bazahorana. Ubu ngubu bararwana nabwo gusa. Yego. None urumva ko ikibazo cyageze
aho Marise Basebatware agomba gushaka umukobwa we nawe akamushyira muri ayo madosiye. Agnes Mukarugomwa agafata umukobwa we Rore nawe akamushyira muri ayo madosiye y'ubwicanyi. Ugasanga ko hari abantu b'urubyiruko ruto rwananiwe kwitandukanya n'ubwicanyi kubera ababyeyi babo. Icyo cyari ikibazo numvaga nifuza kubaza Bwana Tom. Navugaga nti nk'aba ngaba ba Guillaume ba Rwamucyo wavuze uti n'abantu badashobora guhibuka unakurikije ibyo babayemo kuva icyo gihe bari muri universite. None magingo aya ngaya bari guhamagarwa ku mbuga nkoranyambaga, barimo barahamagarwa ku maradiyo nk'ayo ngayo, bibaza cyangwa se ababatumye bibaza ko bagiye kubaha ubumenyi, bagiye kubaha amateka y'histoire y'u Rwanda, bagiye kubabwira ibyabaye icyo gihe urwo rubyiruko rutazi, kuko ababahamagara n'urubyiruko. Noneho n'abakurikira ayo maradiyo iyo urebye ahanini usanga ari urubyiruko ruza rufite inyota yo kumenya icyo gihe ibyabaye cyane rwose cyane. Aba bantu rero bagafata abo bana bakaba barabaroze, bakabaha ayo makuru atari yo, bakaba bakuritse amateka. Ubu ngubu ese kwitandukanya n'icyo kintu, kwitandukanya n'abo bantu kugira ngo abantu bave muri icyo ngicyo bagaruke bavuge bati ariko koko ubundi bizima ni ibihe, ese ibyo dukwiye gukurikira ni ibihe, ese ubundi abangaba ni bantu ki kugira ngo ibyo baduha bari byo twemera rwose, ese ni iki twakora kugira ngo dushake ikizima. Bwana Tom, abana batoya, urubyiruko cyane cyane abari muri diaspora, kuko abo mu Rwanda bagira amahirwe, bagira byinshi babona, bagira byinshi bumva, bagira aho bakura ibizima. Yego Bwana Tom, aba bana, uru rubyiruko, ni iki kintu umuntu yarufasha, ni iki kintu umuntu yarubwira kugira ngo nibura babashe kumenya ko koko ibyo bababwira atari byo? Ni byiza cyane. Mbere y'uko Tom rero agusubiza, ndagira ngo manze nanjye nshyire agakeregeshwa kanjye kubwire ngo kugira ngo abo bana rwose bere kurugwa bigeze aho ngaho, nuko mwemera hakabaho deba contradictoire, abantu bakaganira. Izo mpaka ntizijya ku gicaniro gusa ngo mwicare muvuge, ahubwo muze tubatumire, mujye muri deba muganire, nimutwemere invitation tubahuze, noneho turebe ufite ibitekerezo. Niho twebwe urubyiruko bizadufasha kugira ngo twere kurogwa koko, twere guhabwa amateka atariyo. Ngiye niko mbyumva. Na Tom ntajye yicara ngo yivugire ibyo gusa, agira abantu bimara, ahubwo ibyiza nuko yakwicara akaganira, tukajya impaka ku mugaragaro, tukareba ufite ukuri ninde. Ako karagakeregeshwa kanjye, ariko Tom nawe ngaho gira icyo uvuga, kuko ijambo ni iryawe. Kuko birakomeye. Birakomeye pe. Ikintu cya mbere nuko ni ukugerageza kugira ibiganiro nk'ibi. Nibyo. Ariko noneho ntabwo tuzavuga dusubizanya n'aba bantu, tuzavuga noneho amateka y'ukuntu ibintu byagenze. No, tugomba gusubizanya nabo. Erega kimwe mu bintu urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwasigiye amateka ni ibyakozwe. Imanza zose zavuzwe ukuntu ibintu byagenze. Iyo ugiye mu rubanza ruriya rwarezwemo Ngirumpatsi Matayo, Karemera Edouard na Nzirorero Yozefu, ikibazo cy'interahamwe cyaravuzwe, kiravugwa bihagije. Imanza zitwe za guverinoma byaravuzwe bihagije. Urubanza rw'umuntu witwa Serugendo Yozefu yemereye ko ari we wateguye jenoside. Iki kinyoma cyo kuvuga ngo ibyo bintu rero, abantu rero bamwe ntutekereze ko ari ikibazo cyo kuba bato batazi ibyo bakora. Ibi biganiro byose ntabwo bitegurwa n'abantu bato,
Mukankiko si muto yari ankadreri w'urubyiruko mbere ya jenoside yabyivugiye yari akuze uzarebe uyu Mukarugomwa Nyesi wikondera yari mukuru ndetse yari mu rwego rwa propaganda ya mbere kubera ko yavuye muri MRND yavuye muri Minentel bamushyira muri Caritas ariko akajya akora ibiganiro ndetse mu buhamya yatanze muri Rukiko Mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda Arusha hari ubuhamya yagiye kuvuga ngo abajenosideri nyabo ngo ntabwo ngo aribo bari mu rukiko ngo ahubwo hagombye kuba RPF. Ibyo ni ibintu byawe kuba rero abyaye umwana akamureresha iyo ngengabitekerezo arayikurana urumva umuntu ujya muri famiye ya Mbonyumutwa mpere kuri Gustave yari afite imyaka 17 mu gihe cya jenoside urumva yari umuntu ukuze rero no mu nterahamwe harimo abantu bafite imyaka 16 Freeman bikorwa sintekereza ko ari umwana wari ufite munsi y'imyaka 17 sinzi imyaka ye ariko ntabwo ari umwana dutu abababwira rero abo ba Eugene Rwamucyo batumirwa ntibatumirwa n'abana batazi batumirwa n'abantu barezwe nabi reka mbyitwe kurerwa nabi barererwa mu ngengabitekerezo ya jenoside rero barerwa utekereza ko umuntu ubeshya ikinyoma cyo kwita ko yarokotse jenoside nka uwitwa Claude Gatebuke ntabwo ari umwana ubeshywa ahubwo n'umwe mu babeshya aho yabikuye kwa se cyangwa kwa nyina niho muri komite ya Jean Baesper yagezemo umuhungu wa Habyarimana si umwana wa Habyarimana mu bato ni mu bakuru ahubwo abo ngabo batarabo abo ngabo icyo ndashaka kuvuga ko tubavanemo ko ntabwo ari hari indi radiyo iba ikorera mu Bubiligi yiborwa n'umuntu wahoze ari sous-préfet w'i Kigali hano mu gihe cya jenoside sous-préfet kandi ari mu bantu bayoboraga amakomite yo kumenya ngo n'abatutsi bapfuye ni bangahe aho ngaho ahubwo aba bantu hakwiye kwiga uburyo abantu batari muri icyo cyiciro cy'abantu bigira bato nakubwiraga iyo myaka Uwimana Nkusa Nyesi ukorera hano atandukanye n'uwitwa Cyuma Hasani Cyuma Hasani yari muto nibyo ariko ubwo ngo agomba kuba yaratojwe na Bayingabire Victoire ariko nka Uwimana Nkusa Nyesi ntiyari umwana yari inkumi ikuze imyaka ngira ngo afite imyaka 45 ubu ngubu irenga umwaka ushize numvaga avuga ko afite imyaka 45 bivuze ngo si umwana urumva afite imyaka 17 icyo gihe ahubwo aba bandi bana koko bahari babwirwe twabatabara dute bakwiye gutabarwa no kugira ibiganiro bimanuka bikajya hasi bakanabereka izo dangers ya Bwana Tom Ndahiro ikiganiro uhaye Egide turacyumvise amagambo uvuzemo nayo turayumvise ariko nkaba nahamagarira Egide watanze ubuhamya bw'ukuntu interamwe zabayeho
nkaba nifuza ko yazaza tukaganira akabidusobanurira nk'abanyarwanda, noneho byaba ngombwa tukamuhuza n'abo babivuze tukajya ku meza tukabivugaho, kuko ibi bintu murimo muvuga biraducanga. Ikindi noneho Bwana Tom Ndahiro, ndatekereza ko ngomba kugushakira Bwana Dr. Rwamucyo Eugene, noneho nawe mukaba mwakwicara mukaganira mukajya impaka ku byo mwavuze, ariko ntekereza ko buriya niba wenda ahuze cyangwa adahuze ntabwo mbizi. Icyo nkwijeje ni uko ngomba gushaka Bwana Rwamucyo Eugene akaza akavuga kuri aya magambo Bwana Tom Ndahiro avuze, noneho nawe agaha abanyarwanda ibisobanuro. Niba mudashoboye guhurira ku meza, ibyo ari byo byose muragomba kuduha amakuru, ariko ngewe icyifuzo cyanjye nyamukuru ni uko Bwana Tom Ndahiro wagakwiye kwihangana, nawe Egide mukihangana, noneho mukaduha ibiganiro kugira ngo twumve ukuri uko aho guhagaze. Ibi ngibi mutubwira kugira ngo umuntu agende yicare, nibyo rwose na Rwamucyo ntabwo niba agiye akavugira kuri radiyo runaka, televiziyo runaka, YouTube, yagombye kuduha ubwo buryo bwo kugira ngo rwose abantu bicare baganire, bajye impaka, bahe urubyiruko amakuru asukuye, ya makuru atariho umukungugu. Ariko kandi urubyiruko muturinde cyangwa mururinde ibintu by'amatiku rwose, tubeho mu munezero, tubeho mu mutuzo. Hasigaye mwebwe ibyo mwabayemo nimushaka mugende mujye ku karubanda mukubitana amakofe murwane, hanyuma nimurambirwa mutahe muje kuryama. Ntabwo dushaka kugira ngo rwose aho ibyatsi inzovu zirwaniye ibyatsi bihasiga agatwe. Abanyarwandakazi rero ababa bafite ibitekerezo nk'ibyanje, imyumvire nk'iyanjye yo kumva ko kuganira no kujya impaka byafasha abanyarwanda, ndabasaba kugira ngo rwose buri wese uwo mucyo kuganira. Arega twese dukeneye kugira u Rwanda, abanyarwanda barimo, abanyarwanda bahumurijwe, abanyarwanda badahutajwe. Ntabwo numva impamvu igihe cyose intambara zigomba kubaho, zaba izo mu magambo, zaba izo mu bikorwa. Ntawe ubikeneye. Amaraso yamenetse mu Rwanda arahagije. Bwana Tom Ndahiro rero ndabatumiye, nawe Egide waje nk'umunyamakuru, ariko nawe wafashe pozisiyo yo kwerekana uko wumva ibintu. Rwose ndabatumiye kugira ngo tuzahure na Eugene, Dr. Eugene Rwamucyo ndetse na Guillaume Murere, nawe azagire mutubwire uko mubyumva. Niwo muti ushobora gufasha abanyarwanda, niwo muti ushobora gufasha urubyiruko nk'uko muri kubivuga, kugira ngo rwere kugwa mu mutego w'ibinyoma, rwere kugwa mu mutego wo gukomeza kumva gukurikira buhumyi, ariko kandi twige n'umucyo mwiza uzuranga abanyarwanda wo kuganira mu kinyabupfura, kwita abantu ibimara. Rwose tekereza ko gufata umuntu w'umugabo ukamwita ikimara, umuntu w'umugore ukamwita ikimara, yewe ntekereza ko ni ugukabya. Tworoherane, ntabwo igisubizo cy'ibibazo dufite, igisubizo cy'ibibazo by'u Rwanda ntabwo ari ugutukana, ntabwo ari ugusuzugurana. Ibyo bintu ni nabyo byatumye u Rwanda rugera ahantu aho bitanaga amazina, na n'uyu munsi akaba bakomeje kwitana amazina. Ntabwo ari byiza. Abanyarwandakazi rero nagira ngo tuvuge twumve aya magambo, ariko mpamagarira Bwana Dr. Eugene niba ashobora gukurikira kino kiganiro, agakontakta Bonheur TV, agakontakta Ipfundo TV, kugira ngo tubashe gutanga ibisobanuro no kubwira nk'uko babivuga, kubwira abanyarwanda cyane cyane urubyiruko rutamenye amateka, bamenye ukuri.
kuko niba batubwira ko interahamwe zabayeho kandi akaba ari bwana zarabaye zikorwa na MRND yari ikuriwe na bwana Matayo Ngirumpatse, ndetse bikaba byari mu shaka rya Habyarimana wari perezida wa Repubulika, ari ryo shaka ryari riyoboye riri ku butegetsi. Uyu munsi akaba hari FPR. Noneho verisiyo iri kuza bakatubwira ko interahamwe burya bwose nubwo zanabayeho, ariko ishingiro nuko zavuye muri FPR. Nubwo abavandimwe babivuze bari kubica ku ruhande, babivuga uko Rwamucyo atabivuze na Guillaume Murere, bavuga ko ku byerekeranye n'uriya Robert wahoze ari umukuru w'interahamwe, ari perezida w'interahamwe mu Rwanda, bavuga ukuntu yajeho, uko yabayeho, bavuga n'uriya mukuru w'Inkusi n'umubano yari afitanye no Soroma kuba yariganye na Paul Kagame mu Buganda, cyangwa se baramenyanye yiga mu Buganda. Ibyo ngibyo nibyo ba Dr Eugene yavuze. Ariko hari n'undi mubano bavuze wenda mwaciye ku ruhande mubizi kandi mubishaka, wari usanzwe uri mu muryango wo kwa Kagame. Ni ukuvuga ngo bavuze bemeza neza ko ise cyangwa sebukwe wa Kagame yakoranye cyane bya hafi na Ngirumpatse Matayo, murimo gushinja kuba yarabaye fondateri wa MRND. Uriya Jeannette Kagame, umudamu perezida Kagame, nawe akaba yarahakoze, yarabaye yarakoraga muri Eden Garden, yari ya Matayo Ngirumpatse. Uwo yusi murimo muvuga nawe bavuze ubushuti bari bafitanye. Ubwo rero turashaka kugira ngo haboneke deba, noneho abantu batubwire mu by'ukuri. Abatarabikurikiye neza mushobora kureba ku Ipfundo TV, mukareba kuri Bonheur TV, ibyo biganiro birahari, basobanuye ukuntu hari amasano yari hagati y'umuryango wa Eustache, Pasteur Eustache ariwe se wa Robert Kajuga, n'umuryango wo kwa Kagame. Ubwo rero wa mugani amakuru atandukanye aragenda tuvangavanga, agatuma urubyiruko rutashobora gusobanukirwa. Ibyiza nuko abantu bicara bakaganira, bakavuga ibintu uko byagenze. Ufite amakuru nyayo akayatanga, ufite amakuru adasobanutse nabyo tukivaniramo icyacu. Batubwiye bati interahamwe zabaye bwa mbere, inama ya mbere yabereye kwa Rubangura, abari bayirimo barabavuze. None Egide nawe azanye indi verisiyo. None muragira ngo tubigenze gute? Ejo undi azatubwira ko interahamwe zavukiye ahari simbizi muri Nyungwe, abandi zivukire hehe simbizi. Bo turashaka rero kugira ngo mudufashe tumenye ukuri aho kuri. Uko kuri nta kundi kwagaragara uretse kwemera ko tujya impaka zumvikana mu biganiro twicaye ku meza, bitagamije kugira ngo byanze bikunze uko kucyana ku meza nuko mugiye kuba inshuti, ahubwo ko ari uko mutagomba kuyobya Abanyarwanda, mugomba kubwira Abanyarwanda ukuri uko kumeze. Murakoze rero. Mwari kumwe na Bonheur kuri Bonheur TV, source de bonheur de la génération. Turifuza ko urubyiruko, generation zose zakagombye kugira umunezero. Murakoze, Imana ikomeze ibane namwe. Mwari kumwe na Bonheur. Ibihe byiza, bye bye.